Hi guys, muze tujyane mbereke ukuntu njya nkoresha inzara, hano ni hafi yo mu rugo kuri mall, niho njya nkunda gukoresha inzara, maze igihe kinini ariho nkoreshereza kubera ntabwo ari kure yo mu rugo, nkora inzara zoroheje bishoboka, ziboneka ziri natural, urabona nk'izi ngizi zashaje, zimwe zacitse, kandi nkagira n'inzara zicika vuba cyane, muze tujyane mbereke, nazanye n'abana mu gihe bari kunkorera inzara baraba barimo barakina, iyo tuje hano rero ni n'amashopusi baba bari kuyareba aho ngaho, iki kimodoka badutega hano mu nzira, ushyiramo ibiceri kugira ngo iriya mashini iri hariya ifate igikinisho, ariko akenshi iragenda igafunguka, wamara gufata igikinisho uri mu nzira ukiyobora ngo gisohoke, ugahita ugitakaza, ubwo amafaranga yawe akaba aragiye, niko bayiba, ibindi ugasanga bashyizemo amabombo. So hano turinjiye niho nkunda gukoreshereza, ugahita usayininga aho ngaho, baba bafite nimero yawe, ugahita wandika nimero, ugacuzinga ibyo ushaka gukoresha, niba ari pedicure n'ibirenge, manicure intoki, ku ntoki nshiraho jele, ubwo nta yandi mafaranga aba yiyongereye, byose nkabishyiramo, mbese ni nko gusayininga ini ni kwiyandikisha ukajya ku murongo, iyo ugiye kwishyura biraborohera kukubona muri ariya marisiti muri kompiyuta yabo, noneho bakapurintinga risiti yawe umaze kwishyura, biroroha cyane. Ndetse n'abari kuzireba ashaka nkamubwira aracyari kare, ntabwo ari vuba kuzishyiraho, noneho wenda nazimukorera mu rugo. Hano ngiye kwicara, naje nimugoroba nta bantu benshi bahari, ariko nyine salo y'inzara ntabwo ijya ibura abantu, umupapa ari kunyereka ahantu nicara, ngiye kwicara nyine ndarelakisa, ariko abana nazananye nabo urumva ntabwo ndi bwicare nyine ngo ntuze, ndakomeza ndi kubavugisha bagenda gukina bagaruka turi kumwe, ubwo ndicara nkahita nipanga neza kugira ngo batangiye kunkorera ntuje, noneho mpita nkoresha n'iyo mashini nkayicana akamasaje koroheje ko mu mugongo, noneho bagahita batangira gushyiramo amazi hano, aza gukanda n'akantu k'akabuto hariya, amazi akaguma atogota bobolinga, nyine mfite inzara ni umweru ni jele, ubwo bisaba ko ayikuraho, mbese kuyishishura muri make, iba ifite epeseri cyangwa ari nyinshi, nyine ituma nyine n'urwara inzara ziba zarabaye nyine zoroheje, zicika ubusa nyine, niba ari ukubera kubyara, niba ari iki, inzara ntabwo zigikomera. Ako kamashini ntabwo gasanzwe gakoresha, ariko uno munsi nabonye agakoresheje, karimo karakurura, mbese gasakinga utwo tuvu twose turi kuvunguka kuri izo nzara, ibyo byose urumva ni jele yari yasizeho, niyo bari gukuraho. Salon yitwa Paris Nails Spa, nibyo bari gukuraho, urabona ko hano ntabwo izo ziri gutaruka, nails nyine zabaye ifu, ako kamashini karazikacinga, iterambere nyine. Ubwo nibyo agiye gukomeza akora, amazi urabona ko iyo arangije ikirenge kimwe mpita nsubizaho tuzi dushushe, nari namaze no gukaraba mu mutwe nasize amavuta, ndi kuyireka ngo yume ntiriwe numisha n'imashini, mbese niyitayeho, ndaza gukoresha n'ingohe, akenshi barawakisinga gusa aho munsi gatoya, nta bindi njya nkora. Noneho hano yarangije gukuraho amajele, ubu arimo ararima anyuzaho akarime kugira ngo aringanize gusa, nta bintu by'ibikabyo guys, njyewe izo nkora nta bintu byinshi nshiraho, ni aho ngaho ari bukore rime gusa, aringaniza areba mu mpande, ahantu hose hataringaniye, nkunda square round, rimwe na rimwe nkora round. Abana bari bicaye aho, dore bagiye, ibitabo byabo babisize bagiye gukina, mu kandi kanya uraza kubona bagarutse, ni 11:17 nibwo twari twagiye. Noneho hano arakoresha na coupongle, aho abona inzara ari ndende agahita azikata, ngira ngufi cyane rwose bishoboka, kuva amaze kuba umubyeyi nyine, ariko na kera niko nari meze, ntabwo nkoresha inzara ndende. Hano rero ako kamashini kiwe guys, ngira ibikoresho byo gukora inzara mu nzu, ariko ako kamashini niko ntagira, nifata nyine nkakorera abana,
nkabakorera nanjye ubwanjye nkikorera rimwe na rimwe ariko ntago mbiheruka. Kugira abana 5 nyine mba numva nabyikorera ariko nyine uragenda nawe bakagukorera nanjye nkabona uko nita ku bana. Hagati aho nari mfite izo ku ntoki mu gihe ari gukora hariya kugira ngo ducunguze uburyo umwete, ku ntoki nari mfite iyo bita dipping powder, ni dip powder, ubwo ni poudre bashiraho kugira ngo inzara zanjye zireke gucika ubusa mbese zikomere bakongeraho. Ndaza kubibereka nindangiza ibirenge. Hano rero agiye gukuraho hariya munsi kubera kwambara kamambiri munsi neza neza haba habura ko umuntu azana imyate neza neza. Bashaka nyine ankubire munsi y'ikirenge n'akamasaje k'ibirenge gatoya nyine bitari cyane, ubwo nibyo arimo arakora. Hari umuti basigaho umeze nk'amavuta ariko utuma horoha, noneho agakuba bigahita bimworohera. Nibyo ari gukora noneho agahita aza kunyuguza aho ngaho, urabona ko amaze kunyuguza arimo arakuraho noneho inshamba bakecuru utuntu ku ruhande, akuraho curicles, utuntu duto duto tuba duhari kugira ngo atangire ategure kuza gusigaho hose, agashyiraho n'utwo tuntu ubona tw'umuhondo hagati kugira ngo bize kumworohera. Urabona ko atangiye gusiga akabanzaho ya yindi iri clear ni netre ubwo yo kugira ngo atahita asiga ya vernis direct nyine kurwara. Hagati aho zino nazisokinze ndimo kugira ngo zibombe, nazize nyine muri alcohol kugira ngo ya ma dip powder igende ivaho yoroha. Noneho arangije atarasiga ahise afata aka scrub, haba harimo nk'utubuye arimo arakanda ariko asa n'uwoza nyine n'amaguru. Aha ngaha rwose umuntu ntumvugishe n'abana mpita mpamagara toke mwicare mumpe amahoro bana, mumpe umwanya ninjoyinge. Ako ga scrub no mu rugo njye mba ngafite, hari igihe nkubisha ibirenge, hari igihe nkakubisha intoki, iyo nkakeneye nyine ndagakoresha. Niyo ngiye muri gym nyine ndi scrubbinga, ndi muri sauna, kararyoha nyine uruhu rutarworoha. So barabikoresha, ari gukoresha n'indimu citron, hari igihe aba agakuye nko muri firigo gakonje agascrubbinga agakoresha n'indimu nyine iri fresh kugira ngo urayibona muhondo mu ntoki aho ngaho munsi ya gants ziwe mu ntoki niyo ari gukoresha. Yararangije rero, yarangiza akahita yunyuguza. Noneho urabona ko y'amazi yanduye, akunyuguza n'amazi asa neza, akahita aza guhanagura. Noneho namara guhanagura abone gutangira gutegura gusiga. Hari igihe mbere y'uko asiga abanza asiga inzara, abanza agakora massage n'amavuta asanzwe lotion, amavuta mbese y'amazi. Hakaba n'igihe abanza agasiga noneho akabona gukora massage. Hano arimo aragerageza noneho making sure nanone ko niba hari utuntu dusigaye twose turiya ducuticles inshamba bakecuru, urwara rwinjiye mu mpande, utuntu twose ahita akuraho kugira ngo aze gusiga inzara nyine zisa neza. Nibyo arimo arakora aha ngaha. Urabona ko inzara zanjye ni ngufi, ntabwo njya nkora inzara ndende cyangwa nyine ngo zitereke, njyayo nka rimwe ku kwezi. Ukwezi n'icyumweru kimwe, ariko nyine ukwezi nkunda kugenda rimwe ku kwezi mbishoboye kugira ngo mboneke nyine nsa neza. Abamama hari ukuntu nyine ubu inzara iyo zidasize njye nta bindi unyima ibindi byose ariko inzara zanjye zisa neza mba numva nyine nikunze, numva nsa neza, nta bindi. Ngizo narangije gusiga, nasize umutuku, nkunda gusiga ibara rimwe nyine uko uzana ibikabyo uko wongeraho ibintu niko bihenda. Tamara yari yaje yambaye umupira usa n'abangaba bakora muri salon wanditseho Paris, baravuga nyine ngo ni Paris nails ariko nta n'igifaransa bavuga. Aho ngaho ahita ashyiraho agasume gashushe arimo arahanagura, noneho kwa kundi asiga amavuta nyuma yo gusiga vernis. Urabona ko aho ngaho inzara zirasa neza, ni uko kose nta bintu byinshi, nta bintu by'ibikabyo, nta design. Wongeyeho design bana amafaranga ahita yikuba. Ni uko nguko inzara zisa,
ararangiza hano mpite ngenda gukora iz'intoki noneho zamaze no kubomba. Hano rero urabona akavidewo kuko yasize amavuta, nahise nkashyira ku ruhande, nkongeyeho aho ngaho kugira ngo mbereke, aho ngaho wabibonye bari kunsigira. Dani niwe warimo amfatira videwo mpita numva nuko hari igihe baba bari kugusigira gutyo bagatangira kukuganiriza, dore abakobwa ibyo barimo nabo bicaye mu ntebe bakanda ya mabuto ya massage, so hano arimo aramasaginga ibirenge mu gihe inzara z'ikindi kirenge zikirimo kuma. Ako kavidewo nari kukabanza mbere y'akabanjirije ariko it's okay. Hano agasiga ni hahandi inyuma yaho yahise aza agahanagura n'akayisume, ariko ako kamasaje guys ndawumva. Akayisume gashushe rero, gashushe ariko wumve ngo kaba gashushe bien 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 bien. Na Damara akahita anyereka umupira wiwe ko wanditseho Paris, ataranabizi ko nza gukoresha inzara uno munsi ariko akaba yajyanishije. So arimo arahanagura kugira ngo amavuta nyine agabanuke ayo yakoresheje massage. Noneho iyo abirangije turahita dukomereza gukora iz'intoki kubera ko zamaze kubomba, na hano yarangije mpite nimukira kuri table. Mbere yo kugenda rero nari nababwiye ko nza gukoresha ingohe, reka nabyo tunyuzeho, ahita akora hariya hagati, ariko twebwe cyane cyane aho hagati ngewe nta musatsi uba uhari mwinshi, ariko nyine kugira ngo biboneke neza arahakora, agahita asiga no mu mpande. Hejuru babyita wax, ubwo ni ukuwakisinga mbese. Ni ibintu baba bafite ukuntu bikoze already byabo, ariko umuntu wakoresha isukari, lemon, ubuki, hari ukuntu wabikora ugakora no wax ukabyikorera, ariko nyine why tuza kuvunika, hari abantu babikora nyine professionally. Umuntu ahita aza hano bakabigukorera byoroheje. Guys, ntabwo nzi gukora ingohe ngo ndasigamo tiro ibiki, so kugira ngo binyorohera, ndi umuntu nyine nkunda ibintu bimpa amahoro nyine, nta n'umwanya nabibonera. Arakoresha wax gutyo, urabona ni hejuru hasi, hejuru n'urundi ruhande hejuru hasi, na hano hagati akahita abikora. Hari n'igihe ambaza ngo se ngo nkore ngo no hejuru y'umunwa, reka ntazo, nta misatsi mfite cyangwa ubwoya, nkahita mubwira ati reka ntabwo ibyo byavamo. Ubwo nyuma y'aho ngaho araba arangije, nta kindi. Biraryana nimubona ndi kwihagararaho gutya, utaramenyera nyine baragira kuriya amarira akaba yaje agahita azenga, ariko ubu urabona ko nta kibazo, agahita areba ko byose ari ku murongo nta kibazo. Urabona ni ibyo ubu ndakubita amezi 2 nta bintu byo gusiga tiro, sinabishoboye. Ngiye gukoresha intoki rero, hano niho bagiye kunsigira, niho nicaye kuri iyi ntebe y'uyu mumama. Hagati aho uyu wankoreraga inzara yari amaze igihe yarimukiye ku yindi mall, singewe wagiye kubona nkabona ndaje ndahamusanze, yamaze kuza 2 nkamubura, bambwira nyine ngo yimukiye ahandi. Nawe yambonye nyine arishima, ajya nkorera neza inzara z'intoki, ukabona nyine ntiyarunzeho ibipawuda, ntiyarunzeho, ntiyakoze nabi, mbese ziraboneka ziri naturel, kandi amaze kumenyera length, mbese uburebure bw'izo nshaka, uburyo nzishaka arabizi, yitwa Hana. Ubwo rero ahita anyuzaho ako kamashini kugira ngo ni ukurima nyine anyuzeho habe smooth, hahite haringanira. Urabona ko inzara zanjye zirahari, ariko iyo ntashizeho iyo powder ngo ihapfuke zihita zicika mbese, kandi iyo zicitse zicikira mu mubiri neza neza, nkasigara nta rwara mfite. Urabona ko arangije gukora kuriya ahita asigaho. Reba guys, izo ni inzara zanjye nuko ziresha. Hari akantu ahita asigaho nyine ngira ngo ni nk'amavuta cyangwa nails nyine guprotectinga kugira ngo birinde nyine inzara ukuntu, ariko urabona ukuntu zisa. Yafashe gusa urwara nk'ebyiri, inzara 2, yongeraho fake nails kugira ngo zireshe n'izanjye. Aho ngaho rero agiye guhita asiga, atangira gushyiraho powder. Urabona iyo ni poudre, ni nk'umucanga useye cyangwa nk'ifu ukuntu, agasiga
aha ngaha agiye kubanzaho iyo y'umweru kugira ngo atahita asigaho iriya y'umutuku direct nyine kurwara, so akabanza agashyiraho iriya y'umweru iri clear kugira ngo mbese urumva ni pudre ijya hejuru y'urwara, bihita bituma rero urwara rukomera rutoroshye, ariko nanone ubirebye wagira ngo ni urwara naturel. Hari abantu bagira inzara zikomeye nziza zidacikagurika, njyewe izanjye ziracika kuva ngira ngo mbaye umumama zahise zitangira gucika ubusa busa. So ni ibyo ari gushiraho, aragenda ashira ku rwara rumwe rumwe hose ashiraho, noneho aze gukora ibyo ngibyo urabona ko arimo arasiga, ni umuti utuma nka glue ukuntu umatira, akazishiraho zigahita zifata mbese urwara rugahita rufata iyo pudre nyine ikamatira kurwara. Kuyikuraho nyine ni kuriya nayikuyeho, rero ndi busige rino bara. Kino ni igikopo gishasha yari afunguye, so arabanza akayivanga kugira ngo amenye ko nta bipfundo birimo, nasiga kurwara nyine yinjiramo ashiramo urwara, yamaze gusigaho iriya top nyine coat nyine akarushiramo. Urabona ko hano kubera n'umutuku nyine akavuyo gahita kaba umwanda nyine, ukabona no ku intoki zanjye ubu ngubu uri kubona zisa nabi, ariko umbonye nk'umunsi umwe iminsi ingahe nyuma namaze gukaraba nkasiga, kubera iriya yo guhanagura iriya nail polish remover ituma nyine ugira umwera cyane. Urabona hano yasize, urabona si ndende, arimo arasiga arakora cote nka zibiri, mbese arasiga arabikora nk'inshuro ebyiri, arongera asige hejuru ahite yongera ashire muri powder. Abandi rero ashiramo nka gatatu cyangwa kane. Hagati aho manager nagiye kubona aravuze ngo hari umuntu ushaka kuririmba, ngo urashaka kuririmba babyita karaoke, ashiramo indirimbo n'amagambo ariko ijwi akaba ari wowe uzishiramo, mbese ni umuziki instrumental mbese ukaririmba, ndambwira ngo akahita aguhereza 10% off, ubwo ni 1/10 cyayo wari kwishura. Nambwiye ati munturutse mwari mwatinze, munturutse nyine ahantu nshoboye, mpita ndaririmba indirimbo Amazing Grace niyo naririmbye, ubwo amadolari aba avuyeho da 10%. So yamaze gusiga ziriya kotsi zibiri rero wabibonye nuko nguko zisa, ahita anyuzaho kariya kamashini kugira ngo bibe smooth, hahite hanyerera hameze neza. Nibyo arimo arakora, ubwo ahita afata urwara rumwe rumwe akareba ahabyimbye, aho bitaringaniye gutyo, urimo urabireba nyine ubona nyine ni umwanda, ntabwo zirasa neza ariko nyine akavuyo nyine, ariko arangije kugira kuriya ndaza gukaraba. Urakaraba cyangwa agahanagura, ariko akenshi njyewe uyu yankoreye ahita anyohereza gukaraba, agahita anyuzaho rero ako ngako ni nk'aka lime nako ariko kanyerera noneho kurusha iriya lime, agakora no mu mpande n'imbere y'urwara kugira ngo hahite hose haba smooth. Nibyo arimo arakora aha ngaha kugira ngo narangiza mpite njya gukaraba. Bari bamuvugishije asa n'uhagaze, hano ngiye gukaraba, none iyo ugiye gukaraba iyi powder ari abantu baba bari aha ariko ugasanga atazi kubabwira, uravuga ngo ni deep powder. Urabona uburyo yayikoze, ndimo ndakaraba ariko amazi y'akazuyaza, nta sabune ukarabisha kubera deja iriya produit nyine aba atararangiza nyine gukora. Urabona nuko nguko zisa, ndahita mfata akaborose nkagashyira hariya haba harimo alcohol atuma ama microbe apfa, ubwo ugahita wihanagura, nsubireyo kugira ngo yongere ansigire. Arimo arasprayinga amazi gusa just in case ubaye utahanaguye neza, asprayingaho amazi agahita ahanagura neza kugira ngo amakinge sure ko iriya powder yose yavuyeho wakarabye neza. Hano ntabwo zirasa neza, n'aha ngaha amatara yiwe nabonaga bitagaragara neza, ariko muzazibona iyo nimubona amavideo yagiye akurikiraho, muzazimbonana kandi zisa neza. So harimo arakoresha ako kantu kariho gapamba hejuru kugira ngo ahanagure mu mpande niba hari utuntu dusigayeho. Urabona ukuntu ari ngufi, abandi rero bashiraho ndende, njyewe bishoboka rwose mba numva izo ngufi arizo nshaka, nizo zimpa amahoro, ko nizo namenyereye, nta wundi nzara ndende cyane. Hari igihe zikura nyine cyangwa bakankorera ukabona uwo munsi nyine bazigize ndendeho gake,
uko ugira na burebure ni nako bakwishyuza menshi. So arimo arasiga, yamara gusiga nkashyira muri ako kamashini, mu munota umwe biba byumye ku buryo wahita ujya no koza amasahani cyangwa gukoropa. Ako kamashini rero nako ntako mfite, Bwiza aba yarambiwe gucura nyine akaza akansomagura rimwe akanyeganyeza nkambwira ati Bwiza genda wicare ko bikanga. So hano yari yaje mukorera ibyo bitahaga amaga, amazuru, dukine tumusomagure, ariko nyine aba yanarambiwe rero bifata umwanya. Akenshi iyo papa waba ahari ndabasiga mu rugo bagasigara nabo kugira ngo baze barakina umwanya muto nyine bakarambirwa. So iyo arangije ya mashini nababwiye akuramo gusa ni akanya gato. Videwo nyine mwihangane rimwe iri kuzicuritse ubundi ihagaze kuri abamfataga videwo ni Dani cyangwa Destiny, cyane cyane Dani wacurikaga nyine. So hano ahita afata n'akalime akareba ahantu hataringaniye, ziba zamaze kuma, aho arimo arasigaho amavuta curiko oil, ni amavuta yo kukurinda nyine utuntu tw'udushamba abakecuru, amavuta nyine y'inzara aho ngaho hejuru. So akahita asiga, niyo ari kumusigira ubundi aragusigira, akaba ari wowe uvanga nyine akagusiga neza akongera rwose. So nuko bajya bankorera inzara imyaka yose n'ibyo nkora, keretse ushaka gukora ibintu by'ibikabyo ukongeraho utundi tuntu, ariko akenshi izo nizo za make zishoboka mbese nkoresha amafaranga ntabwo nayavuga. Ariko iyo inzara zanjye zisize ibirenge n'intoki twese twose mbese ndi umumama mwiza usa neza ntabwo nkeye unyima imyenda ihenze no kuri mall n'ibindi byose binyuma, ariko nse neza. So hano turasohotse tugeze hanze, umwijima wari umaze gufata. Hano kuri mall parking mu abantu iba yabuze, haba hapakiye amamodoka ari benshi, abantu bashopinga binjira basohoka. So nibyo nashaka kubereka uburyo ndakoresha inzara. Akenshi usanga ari amabara nyine imwe n'ubururu, umutuku, gutyo, nta bintu by'ibikabyo. Uko ushyiraho ibikabyo niko amafaranga yiyongera, uko ushyira uburebure niko yiyongera. Murakoze, musigire comment mubwire murakoze.